Zaburi ya mbere. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe inshuti yanjye, Yesu ashimwe udukurikira kuri kamera za Zaburi ya mbere TV. Amahoro y'Imana aho uri hose niyo nkwifuriza. Nimba utameze neza ndakwifuriza kumera neza mu izina rya Yesu. Nimba hari bidatuje muri wowe bituze mu izina rya Yesu. Uyu munsi nshimye Imana inyemereye ko tuganira ku ijambo ryayo. N'ubuntu ngiriwe, n'ubuntu nawe ugiriwe. Imana iduhana umugisha. Ngiye tugiye kubana muri aka kanya nkuko bisanzwe, nitwa Ev.SIBOMANA Daniel. Imana iduhe umugisha. Uyu munsi turi ahantu mu mazi. Uraza kwibaza impamvu ngiye kubwiriza ndi mu mazi, ariko nta mazi ndabona atuje. Aya mazi aratuje. Ubuzima tubamo bwa buri munsi, ibyo tunyuramo bya buri munsi, hari igihe bijya bituza. Ndifuza ko ibibazo ufite uyu munsi bituza mu izina rya Yesu. Ntago nzi ibibazo ufite, ariko sinzi impamvu iri jambo umwuka wera yakomeje kumata ko nabwiriza nifashishije amazi. Aya amazi atuje. Murabibona aya mazi aratuje. Hari igihe imiyaga n'imiraba bijya biza, amazi ntaba ameze gutya. Akaba afite urusaku rwinshi, ahorera nk'aya ngaya nk'ayo mubona. Ahorera cyane, ariko aya ngaya aratuje. Ndifuza ko mu buzima bwawe hazamo gutuza mu izina rya Yesu Kristo rikomeye. Ndifuza ko uyu munsi Yesu yacyaha umuraba n'umuyaga bigatuza mu izina rya Yesu. Mu buzima bwawe bigatuza mu izina rya Yesu Kristo rikomeye. Ni Mariko ibice 4 umurongo wa 37. Ndifashisha Bibiliya muri telefoni, natinye kujyana Bibiliya mu mazi hano. Reka dusome mu izina rya Yesu. Umurongo wa 37 uravuga ngo, nuko ishuheri y'umuyaga iraza, umuraba wisuka ku bwato bigeza aho bwenda kurengerwa. Yari asinziriye, uwo ni Yesu. Yari asinziriye aryamye ibwerekeza yiseguye umusego. Baramukangura baramubaza bati, mwigisha ntubyitayeho ko tugiye gupfa? Nka kwa kundi ujya uvuga uti si Imana yarandetse. Ese wa Mana urabyumva, urabibona ibirimo kumbaho, urabizi? Dusome ku murongo 39. Akangutse acyaha umuyaga, abwira inyanja ati ceceka utuze. Umuyaga uratuza, inyanja iratungana rwose. Arababaza ati, niki kibateye ubwoba? Ntimurizera? Haleluya, Yesu nashimwe cyane. Ndagira ngo aka kanya ufatanye nanjye kwizera mu izina rya Yesu. Abigishwa bari kumwe na Yesu, bari bamaranye igihe, bari barabonye ibitangaza yagiye akora, bari barabonye ukuntu yagiye bagaburira amafi n'imitsima byinshi cyane, bari barabonye abo yagiye avurira abantu bari barwaye, bari barabonye azura bapfuye. Ariko kwizera mu kanya gato cyane kurakama muri bo. Yesu yongera kubabaza ati, kwizera kwanyu kuri he? Niki gituma muvuza induru ngo turapfuye turashize? Ese ntimwizeye ko turi kumwe? Yesu ashimwe cyane. Nuko ngo arabyuka, bamaze kumutabaza bamubwiye bati, mwigisha ntubyitayeho, urabona turapfuye. Umuyaga wari mwinshi wisukiranya ushaka kwiroha ku bwato. Ngira ngo babibona amazi, akenshi amazi iyo hagize ikintu kiyadubanganya cyangwa kiyakubita avuza induru, amazi arasakuza. Ibyo ni ukuri. Sinzi birimo kuvuza induru mu buzima bwawe. Sinzi nimba ari ubukene, sinzi nimba ari uburwayi, sinzi nimba ari amadeni. Ntabwo nzi kirimo kuvuza induru mu buzima bwawe. Ntabwo nzi ikintu kirimo gutera umuraba n'umuyaga mu buzima bwawe. Ariko uyu munsi ijambo ry'Imana, ukwizera kwawe uyu munsi gufatanye n'ukwanjye, ijambo ry'Imana ritubwiye ukuntu Yesu abasha gucyaha imiyaga n'imiraba bigatuza. Kwizera kwawe uyu munsi gukora igitangaza. Yesu aracyashoboye. Yesu arabikora. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo uko yari ejo n'uyu munsi niko ari. Ikindi yaravuze ngo ukuboko k'Uwiteka, ijwi n'ijambo ry'Imana, ukuboko k'Uwiteka ntabwo kwaheze ngo ananirwe gukiza, n'amatwi ye ntabwo ananiwe kumva, ahubwo gukiranirwa kwacu niko kudutandukanya nawe.
mbabarira uyu munsi witandukanye n'ibigutandukanya n'Imana. Ibyo nta bindi ni ibyaha. Ibyaha nibyo bituma ujya kure y'Imana. Ariko nutera urutango ukavuga uti mwami Yesu ubanze usaba imbabazi wiyeze, numara kwiyeza njye ntabwo nkubwira ibitangaza gusa, wowe tera intambwe imwe ubanze weze ubugingo bwawe, ukore connection hagati yawe n'Imana. Nimara kuba inzira iboneye hagati yawe nta kigutandukanya n'Imana, hahandi uvuga uti ndabutse napfuye nakwigira mu ijuru, wowe ubwawe umutima wawe, wowe ubwawe umutima, nta wundi muntu ugutangira umutima wawe ni wumva utagucira urubanza. Usaba icyo ushaka cyose urebe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo muzasaba ibyo mushaka byose mukabihabwa. Sinzi icyo ukeneye mu buzima bwawe, ntago nzi birimo kuvuza induru mu buzima bwawe, ariko wowe urabizi. Njyewe ijambo ry'Imana umwuka wera yakomeje kuri impata, niyo mpamvu nateye intambwe nkava ahantu kure cyane nkaza nkegera amazi. Urabona ukuntu atuje, nta kintu kiyakomye, aratuje. Ndifuza ko ubuzima bwawe bwaba butuje mu izina rya Yesu. Nimba hari ibintu gutera imiraba, hari umuyaga uhorera mu buzima bwawe, mu izina rya Yesu Kristo rikomeye ndabihagarika. Ariko intambwe ya mbere ni wowe kuyitera. Intambwe ya mbere nta yindi, urabanza witandukanye n'ibikubuza gusabana n'Imana. Wegere intebe y'ubuntu bw'Imana, maze ubuntu bw'Imana bubashe kuba bunini muri wowe, bubashe kuba bugari muri wowe. Hari abantu bajya bishuka, nkunda kubibwira abantu, kuri iyi si ibinyambaraga ni bibiri. Ntuzibeshye ngo nakoze akaha gatoya, ngo nakiraniwe gakeya, ngo wenda ngo ndi habiri. Bibiri iravuga ngo umuntu w'imitima ibiri anamuka mu nzira ze zose. Wowe ubwawe itandukanye n'imirimo iguhuza na Satani. Ubusinzi, ubusambanyi, ubujura, ubwicanyi n'ibindi n'urwango, ibyo bive muri wowe. Nibimara kuva muri wowe, saba icyo ushaka cyose mu izina rya Yesu Kristo uyu munsi, ni wizera uragihabwa. Ndakubwiza ukuri, mfite ubuhamya bwinshi bw'ibyagiye bitera umuraba mu buzima bwanjye. Ariko uyu munsi ndashima Imana ko ijya ibihagarika. Ndashima Imana ko ijya ihagarika imiyaga n'imiraba bikaza ari byinshi. Bibiliya itubwira ku mwubatsi wubatse inzu ye ku rutare. Ngo umwubatsi yubatse inzu ye ku rutare, undi ayubaka ku musenyi. Nuko imiraba n'imiyaga birahorera cyane, imihengeri iraza myinshi cyane, imivu iratemba, imvura yaraguye. Mbese reka mbivuge muri make, imvura yaraguye, amazi akonkoboka ku musozi ari menshi cyane. Araza akubita kuri ya nzu yari yubatse ku rutare, akubitaho asanze inzu irakomeye, acaho araberereka arakomeza. Araza akubita ku nzu yubatse ku musenyi, itembana nayo. Umusenyi kutembura kuzi, nimba mu rugo nawe ufite mu gikari cyangwa kwiremba, uza kumenamo amazi make cyane, aratembana n'umusenyi. Umuntu wese wubatse ubuzima bwe, wubatse ibintu bye byose atubakiye ku rutare. Urutare ni Yesu Kristo. Uyu munsi ndakubwira ko nta bwishingizi ufite. Ubwishingizi nyabwo ni kuri Yesu Kristo. Niwe rutare rukomeza imfuruka, niwe biye rikomeza imfuruka. Ngo abubatsi bararyanze, nyamara niryo rikomeza imfuruka. Uyu munsi numwizera ukitandukanya n'ibidafite umumaro mu izina rya Yesu Kristo rikomeye. Icyo usaba ushingiye kuri iri jambo uragihabwa mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana. Mana Data, mu izina rya Yesu Kristo rikomeye, nsenganye n'uyu mwene data, nsenganye n'uyu mushiki wacu. Ibibazo by'urabizi, uburwayi afite urabuzi, ibiteye umuraba n'imihengeri mu buzima bw'urabizi. Nyemerera mu kwizera kwe niyitandukanya n'ibidafite umumaro, kubwira ijambo mu izina rya Yesu Kristo rikomeye. Ndahagarika imiraba n'imiyaga mu buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo rikomeye. Ibiteza akavuye mu buzima bwe ndabihagaritse mu izina rya Yesu Kristo rikomeye. Magaze hano muri aya mazi yatuje, yumviye ijwi ryawe, yumviye wenda ko nimubona ndibugira ubwoba, wenda hari yonza nkasanga afite kwivumbagatanya kwinshi, nagorana nagutinyuka kujyamo, ariko yumviye ijambo ryawe. Ndagushimiye ko wategetse. Nyemerera mu izina rya Yesu Kristo rikomeye utegeke bushyashya mu buzima bw'uyu mwene data udukurikiye, mu bw'uyu mushiki wacu udukurikiye.
indwara zawe zihagarare mu izina rya Yesu, ibibazo byawe bihagarare mu izina rya Yesu, gukiranirwa kwawe kose gukurweho n'amaraso ya Yesu, kugira ngo ubashe kuba uw'Imana yishimira. Urakoze nyagora ku ngoma Imana. Nyemerera mu mitima yacu ureme amashimwe mashya, uremwemo ibitangaza, ureme imirimo ikomeye muri twebwe, tubone kugira neza kwawe. Uko wari uri kera n'uyu munsi ni kuri. Nyemerera Mwami Imana ntabarigiyeho ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Tuguhaye icyubahiro, tuguhaye amashyi, tuguvugirije impundu. Urakoze nyagora ku ngoma Imana. Izina ryawe rishyirwe hejuru, mbisabye mu izina rya Yesu. Amen. Ndagushimiye wewe wabanye natwe muri uyu mwanya. Nuba ubu butumwa hari icyo bugufashije, uzabusangize mwene data. Iri jambo nimba ari cyo rwifashije, uzakoreshe uryohereze mwene data, nturyihererane. Ikindi, niba hari Imana igiye gukora mu buzima bwawe, ntuzatinye kujya muri comment ushima Imana ko hari icyo yakoze mu buzima bwawe, izina ry'Imana rishyirwe hejuru. Hanyuma nimba ari ubwa mbere wadukurikiye, kanda subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana umunsi ku munsi mu biganiro tubategurira, uko umwuka wera agenda dushoboza, tubashe gufatanya kwagura ubwami bw'Imana. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Ndabakunda. Ciao ciao. Zaburi ya mbere.